Rwandan Dream Initiative ni ikintu gisobanura ko buri wese umunyarwanda wese aho ari yaba mu buhungiro yaba mu gihugu afite ibyo atekereza ku mibereho ye, afite ibyo atekereza ku mibereho y'abana be, afite ibyo atekereza ku byerekeranye na politiki, uko politiki izagenda mu bihe bizaza. Twebwe rero tujya gushyiraho ishyaka Rwandan Dream Initiative, timu yarateranye ihitamo kuri iyo jambo ari byo, ndetse bagasobona ko initiative ni uguhaguruka bagahagurukira ibitekerezo bafite mu mutwe kugira ngo babishyire mu bikorwa. Igitekerezo rero cya mbere bafite mu bikorwa ni ukubana, ni ugushyira hamwe abanyarwanda bakaba umwe, uretse bimwe by'amayeri abanyarwanda bafite ipfunwe bagomba kujya bagenda inyuma y'abandi kugira ngo ipfunwe ngo rishire, ndirimara gushira noneho ngo babakire. Iyo ni ya politiki babita ngo ni politiki ya ndi umunyarwanda. Umunyarwanda yahozeho kuva na kera, ntabwo ari tugomba kugira politiki. Rwandan Dream Initiative isaba ko muri uko gushyira hamwe kw'abanyarwanda bagomba no kugena ibyo bazageraho. Ibyo bazageraho rero nibi baragira bati ibyo twageraho byose nuko twabanza tukamenya amateka yacu, tuva he, turi bande, tujya he, abanyarwanda turi bande, twaje dute, turiho dute muri iki gihugu, ni iki gituma tutabana cyangwa se ni iki cyatuma tutabana. Bityo rero icyo tugomba kukigisha abana bacu bakamenya ko abanyarwanda babanye kera, abanyarwanda bagize umuco umwe, abanyarwanda barashyingiranye, abanyarwanda bagize ubutegetsi bwa cyami, ariko ubutegetsi bw'umwami w'umunyiginya si bwo bwariho bwonyine, hariho n'ubundi butegetsi bw'abami batuye mu bihugu bitandukanye by'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu rero amateka y'igihugu cyacu ni ikintu tugomba gushingiraho imibanire yacu. Iyo birangiye rero bityo muri uko kubana kwacu twumva ko abantu bagomba kugira ijambo mu gihugu cyabo. Ni ukuvuga ko ibyerekeranye n'iby'Abafaransa bita liberté, abongereza bakabyita freedom cyangwa se liberty, ibyo binini ibintu tugomba kurwanira. Ntabwo abantu bagomba kuza ngo bapfukane abandi ku munwa ngo barusha imbaraga, ngo barusha imbunda, ngo barusha amafaranga cyangwa se n'ibindi nk'ibyo. Ikindi rero cya gatatu twumva ko umunyarwanda yagombye kugeraho ko mu by'ukuri ni ukurwanira ubutabera. Abantu ntibarenganywe, abantu ntibicirwe ko uko basa, abantu ntibicirwe uko bameze, abantu ntibicirwe ibyo batakoze cyangwa se ngo bafungirwe ubusa, bafungirwe ibyo byaha batakoze. Hagomba rero kubaho ubutabera mu gihugu cyacu. Bityo rero byose mu by'ukuri bikarangizwa n'ibyo twakwita demokarasi. Demokarasi ni uguha abanyarwanda uburyo bwiza bwo kugira ngo bihitiremo abayobozi babo. Ni naryo ijambo demokarasi bivuga ubutegetsi, ubuyobozi bwa rubanda. Rubanda ni itanga ubutegetsi kabuha abantu babayobora, babona batabayobora neza bakajya umugambi wo kubavanaho. Ibyo ni byo dushaka. None ibyo bintu ntabwo biriho, abantu baraza bakiyemeza wariho politiki ya mugabo umwe ngo niwe ubishoboye, yavukanye imbuto, ngira ngo ni nk'ibyo ngibyo. Nkaba rero nibwira ko bisobanutse Rwandan Dream Initiative aho unagombye kwihamagarira urubyiruko rw'abanyarwanda, abantu bafite ibitekerezo byo kuzabanisha abanyarwanda, bashaka kuzayobora u Rwanda binyuze mu yindi nzira. Ni abantu bato, ni abantu bariho muri iki gihe, ni abantu mbese bo mu gihe tugezemo muri iki kinyejana. Iyo Rwandan Dream Initiative yewe mu by'ukuri nkaba numva nayigira umurage w'abana bato bazayobora u Rwanda, n'abakuru bariho ubu ngubu babishyizeho umwete bakaba bayobora ishyaka, bityo bakagendera ku murindi umwe, igihugu cyacu tukakiyobora mu nzira nziza. Ndumva nta bindi bisobanuro natanga, ibindi abashaka kubimenya birenzeho bazasome manifesto. Kandi rero muri manifesto ya Rwandan Dream Initiative harimo ibintu byinshi cyane, harimo ibintu nanone bya social transformation. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri abanyarwanda twebwe twiyemeza tugashaka uburyo abana bacu bakwiga, kuko ubu ngubu nta masambu tugomba kubaha kugira ngo bakire. Si kimwe na kera iyo wabyaraga umwana wamuhaga isambu akaba ari nini wakumva ko azasiga umurage ayisigiye abana. Ariko twebwe ibintu tugomba gusigira abana bacu ni ubwonko, ni ubwenge, nibyo biga mu mashuri. Kugira ngo ibyo bintu tubigereho nuko tugomba kugira amashuri meza mu Rwanda, abana bakiga mu ndimi bashatse ariko bakamenya
bakaba bavuga bati nzakorera igihugu cyanjye nkoresheje ubwenge bwanjye, nzikorera nkoresheje ubwenge bwanjye, nzajya mu kindi gihugu nkore. Ikiriho ubu ngubu ni uko wigira mu gihugu ariko butajya no muri Kongo ngo ugire icyo ukora, kuko porogaramu zaho uko zimeze ko ziteye ubu ngubu ni porogaramu zisa naho nako zisa naho zitumvikana, kuko umwana uvuye muri universite yo mu Rwanda akazi n'ahangaha kugira ngo asobanure amagambo byaba mu Gifaransa cyangwa se mu Kinyarwanda nako mu Cyongereza biragoye cyane. Ikindi cya kabiri nuko abanyarwanda bagombye kugira ubuzima bwiza, umuntu akagira aho yivuriza hagaragara. Abakire bivuriza muri Faisal, iyo Faisal nayo amafaranga yatanzwe uko tubyumva ni y'imfashanyo atanzwe n'ibihugu by'amahanga kugira ngo bayagure n'abantu b'abakene bajya babona uko bivuriza muri ibyo bitaro. Ayo mafaranga ntawe uzi aho yari gitiye. Ikindi rero nuko ku misozi aho bari bagombye mu by'ukuri kujya bashaka ubavura akaba hafi yabo. Birasaba imfashanyo yego, ariko natwe dushyizeho akacu abaturage bakabikora nk'umuganda. Icyaturusha gushaka si ibitaro, icyaturusha gushaka wenda n'abaganga. Ikindi rero cya gatatu nuko kijyanye n'ibyo ngibyo byo kugira ngo umuturage amererwe neza mu buzima bwe. Nta mazi ari mu gihugu, amazi kireka nibazana amazi yari iki Kivu bakayayungurura bakayakwiza mu gihugu cyose, ariko abaturage banywa ibirohwa, banywa amazi ari mu mwanda, n'abagiriye Imana n'abayanywa ayo ngayo ari mu mwanda, kuko hari n'abandi batayabona. Ubiyo bavuga rero ko u Rwanda ngo rwateye imbere kugira ngo n'ugutangirira ku magorofa no kuba barashyizemo bya bindi bya pave cyangwa se bimwe bagenderaho hirya y'umuhanda no kuwukubura n'ibindi nk'ibyo, ariko hari ibindi by'ikirenga twebwe tugomba gukorera Rwanda kugira ngo banezerwe nabo bumve umutima ushyize hamwe. Ikindi rero twarangirizaho ni ibintu mu by'ukuri byerekeranye n'imirire ya Rwanda. Mugiye mwibuka ko u Rwanda rumaze kugera hafi kuri miliyoni 12, mu buryo ko u Rwanda ari ibirometero ibihumbi 26,330. Urumva rero ni agahugu gato mu by'ukuri, ariko abantu baho barashaka kurya. Kugira rero ngo babone ibyo barya nuko twagomba gushaka uburyo bwo guhinga ku buryo bwa kijyambere. Abantu ntibahabwe udufaranga ngo bagiye muri za koperative gusa, amafaranga ngo yaratanzwe ngo none ngo reka ngo tuyahe tumuhe 20 tumuhe 50, duhamagare babandi babaye nk'abamutsi abaribo bayabaha, hanyuma noneho bazamenye ko turi abantu beza ko twabashyiriye amafaranga ku makonti. Ibyo ntabwo bihagije, hagomba kubaho imishinga byaba muri segiteri byaba muri district. Buri district kagira umushinga wayo kavuze ko abaturage bayo bazarya bagahaga cyangwa se bazahinga bakeza. Ibyo ngibyo nibyo numva twagombye kuvuga ko hariho food security, ari byo kubesha rubanda b'abanyamahanga ngo hariho food security kandi tuzi ko abantu bapfa n'inzara. Nabyo biri mu mishinga ya Rwandan Dream Initiative. Iyo tuvuga ko ari social transformation, ntabwo ari kuvuga ko ari ibya education gusa cyangwa se ibyerekeranye n'uburezi, ibyerekeranye n'ubuzima bwabo, ibyerekeranye n'imibanire yabo n'ibindi nk'ibyo. Ntabwo umuntu ashobora kuvuga ngo zamererwa neza atanywa amazi meza, adafite ubuzima bwiza, cyangwa se ngo avuge ati nzasiga murage ki atazi neza ko umwana we atazajya mu ishuri kubera gusonza. Ngaba rero nibwira ko dufite ingamba nziza, abashaka kongera kubyumva neza bakumva ibyo bisobanuro ntanze, ariko babyumva neza kurushaho basoma manifesto ya Rwandan Dream Initiative.